Nibyo tariki ya mbere ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza none maginga ya angaya banwanyi batara mu kazi inshuti bavandimwe tubana aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi nongeye kubaha ikaze tujye kuba twanyarukira hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko turakomoza ku ngingo ijyanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe wa 23 ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bimenyekana by'umwihariko hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari abari mu gihugu cy'u Burundi abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abari Uganda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabasuje mbateye yambo bifurije kugubwa neza mbaye ikazano kuri John Info njye mva kuri mikoro ndakumenyesha ko n'umutara mu Bosco ubwo rero mu byukuri ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa sabone nanabibutsa ko ni kuri buto itukura hanyuma se ubundi tugakomeza kwibanira 5 kwamaze kubikora bravo salute coup de chapeau ndetse mwarakoze cyane inshuti bavandimwe reka turusheho kwaguka tunyarukira no muri group yacu WhatsApp aho ureba muri comment ukareba link tuba twaguterekeyemo hanyuma iyo link ikaza kugeza muri group yacu ni gahunda ya Songa Mbere haribura iminsi igera kuri 3 ubushatse bavuga ko ari amasaha 72 yonyine na amasaha makeya kugira ngo twerekeze cyangwa se isi yose mu rusange yerekeze ihange amaso i Washington azaba hicaye kugeza kuri ubu ngubu bamwe mu bagabo babiri wavuga ko ijambo ryabo ritegerejwe cyane imbere y'umwe mu bikomerezwa ku isi cyangwa se y'umwe mu bafite ijambo rikomeye hano ku isi President Donald Trump nivuga gutyo ngira ngo amaze kubisobanukirwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame ndetse n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Chilombo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bazaba bicaye ku meza dukurikije ibyavuzwe ariko mu gihe nta gihindutse bazaba bicaye ku meza bari kuganira ku bijyanye no gushyira umukono wa nyuma ku masezerano y'amahoro yagiye ashyirwaho umukono hagati y'ibihugu byombi ese ibi biraza kugerwaho cyangwa se biraza kugenda nk'uko byagenze mu mwaka w'2024 ku munsi w'ejo masaha nimugoroba ubwo twari ku itariki 30 z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka 2025 twabikomojeho gake ariko mu by'ukuri nari nababwiye ko tuza kuba twabigarukaho cyangwa se twaza kwimata turatudondusha tukareba ese ibintu biraza kugenda bite munyemerero mu by'ukuri mbere ku nyandiko ikomeye cyangwa se ku nyandiko itoroshye navuga rwose ko idasanzwe iyi nyandiko iraza kugaruka ku bijyanye n'ingingo ikomeye cyane n'ubundi yongeye gusa nkaho igaragaza ko ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo ibiganiro bigiye kuba hari bimwe mu bishobora kuba byakorwa ariko ntibyemerwe rushaka kuba mu by'ukuri byahagarika ibintu byose ibi ni nabyo byahise bikoma rutenderi bitwibutsa neza ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo twese twari dutegereje ko i Rwanda abakuru b'ibihugu bazagura rwose bagashyira umukono ku masezerano ibibazo bikaba birarangiye ariko icyo gihe ntabwo ariko byagenze Felix Tshisekedi yavuze ko yabonetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda arabura u Rwanda ruvuga ko urwari rwamaze kumenyeshwa ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ko ibyo biganiro bitakibaye ibyo ngibyo byose rero byaje kugenda mu by'ukuri habo kwitana ba mwana kugeza uyu munsi navuga ko twebwe tuba turi nyuma y'amarido cyane ntabwo twamenye ukuri guhagije ku bijyanye n'iyi ngingo ariko kandi nanone by the way uyu munsi hari amwe makuru twagiye tubona ajyanye n'izo ngingo ese biraza kugenda bite mu gihe abura amasaha agera kuri 73 yonyine gusa kugira ngo Washington mikoro z'isi yose kamera z'isi yose zibe zitunze imbere y'aba bakuru b'ibihugu ibi nibyo tugiye kugarukaho ariko ntibanze kuri ibyo byonyine gusa tugufite n'andi makuru agiye atandukanye ibyavuzwe na Madame Bintou Keita mu gusezera kwe ku nshingano zo kuyobora ibikorwa by'umuryango w'abimbye ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo binabyo ndaza kubigarukaho hari n'andi makuru agiye atandukanye tutagufitiye hano rwose icyo ugomba gukora ni ukutajya kure mu by'ukuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubwaganiraga na diaspora y'abanyekongo muri Serbia kwa gatanu tariki 28 Ugushyingo yatanze ibisobanuro birambuye ku masezerano yasinywe n'u Rwanda bigizwe mu ruhare na Amerika yemeza ko azayemeza vuba ndetse yongera gushimangira ko nta kuvanga ingabo kuzongera kubaho ati nzajya Washington kwemeza amasezerano twasinye n'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaze gutangazwa ku mugaragaro umucyo rwose ariko ntibazababeshye
ntihazabaho gushyira hamwe cyangwa kuvanga. Aya ni amagambo yande ya Felix Tshisekedi, ati ntibazababeshye, ntihazabaho gushyira hamwe cyangwa se kuvanga. Ibi nibyo byatumye abenshi imitima ihaguruka, abasesenguzi bongera kwitsa imitima, baravuga ati nk'uko byabaye na 24 bishoboka ko habaho kongera kwisubiramo kw'amateka. Perezida Tshisekedi yanakomeje anakomoza ku kibazo cyo kwishyira hamwe kw'akarere, abona ko aricyo cyihutirwa kuva yatangira imirimo. Icyakora yibukije inzitizi zagiye zibamo, ati ku bijyanye n'amasezerano yo kwishyira hamwe mu karere, menya ko nta gishya kirimo kwishyira hamwe kw'akarere, nibyo nifuzaga kuva nagera ku butegetsi, ariko baratugambaniye mu 2022. Ayo ni amagambo yande, ni amagambo ya Felix Tshisekedi kuri perezida, ati kubereza amasezerano bisaba imihigo isobanutse. Agize ati kubaha ayo masezerano bisobanura kubahiriza ubusugire bw'igihugu cyacu, kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no kugarura icyizere. Ubucuruzi bw'akarere ntibushobora kubaho nta mahoro kandi icyizere kitaragaruka. Amagambo yavuzwe mu gihe Kinshasa na Kigali barimo kugirana ibiganiro bigamije kugarura umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bigizwe muri n'amahanga. Byavuzwe kandi nyuma y'umunsi umwe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashinje Kinshasa kwanga kwemera uruhare rwayo mu kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kwa 4 tariki 27 Ugushyingo i Kigali, Perezida Paul Kagame yashinje guverinoma ya Kongo kwanga gukora inshingano zayo kugira ngo amakimbirane arangire, cyane cyane yanga imishyikirano iyo ari yose yagiranye n'inyeshyamba za 23. Ibi ngibi rero nibyo byatumye benshi baza batise kuki umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi nanone mbere gato yuko amasaha 72 agera tukicara i Washington, kuki yabavuze gutya, kuki yaba akomoje kuri ingingo. Abantu baravuga bati nanone Felix Tshisekedi ashobora kuba akoze icyo bita guteguza ko mu by'ukuri hari bimwe mu bishobora kutazakunda mu gihe mu by'ukuri aya masezerano y'abagenda agana ku musozo. Amasezerano akomeye cyane twavuga ko ashobora no kuzamo igitutu ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, akavuga ati rero twebwe ibi mube mubizi cyangwa se mugomba kubimenya hakiri kare, mutazakora n'ikosa, atari bigenda gutyo ntabwo tuzashyira umukono kuri aya masezerano. Bivuze ko niba hari gahunda yo mixinga cyangwa se yo guzinga nk'uko Felix Tshisekedi yabivuze, we yabaye yidekara yakiri kare ku buryo nawe uzamutera amabuye mu gihe tuzabona i Washington hamanutse inkuru ivuga yuko nta gusinya kwabayeho. Ibi nibyo byagiye bivugwa n'abasesenguzi ndetse n'ibandi zigiye zitandukanye zakurikiranye iri jambo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yavuze nyuma yo kwemeza yuko azerekeza Washington. Reka dusubize amaso inyuma turebe mu 2024 ubwo abakuru b'ibihugu byombi bari bagiye guhura. Mw'abantu mwe ubwo twari tutegeranyije amatsiko rwose twese twumva ko hagiye kuba guhura, murabyibuka abarimo Olivier Nduhungirehe, abaminisitiri b'ububanyi n'abahanga ndetse n'abari intumwa babanje guhura i Rwanda rwose baraganira. Ndabisika ko byari kuwa gatandatu, byari kuwa gatanu, ahubwo bari bakuru b'ibihugu bari guhure niba atari kuwa gatatu ni ku cyumweru. Hanyuma ibyo biganiro ntago ibyavuyemo byigeze bishyirwa ahabona cyangwa se bishyirwa hanze, ahubwo nyuma y'uko byamaze guhita bimenyekana ko ukugura kw'abakuru b'ibihugu byombi kutari buze kubaho, nibwo twahise tubona inyandiko zivuga yuko ngo uruhande rw'u Rwanda rwifuzaga yuko umutwe wa 23 washyirwa muri ibi biganiro, ariko Kinshasa nayo ikavuga iti ntago 23 iza kuza mu biganiro ngo dusinyane amasezerano nayo, atabwo turasaba gusinyana amasezerano namwe. Hanyuma u Rwanda rwo rukavuga ruti ntago natwe tuza kwicara ku meza ngo dusinyane amasezerano namwe Kinshasa, umutwe wa 23 utari kure aya meza. Ibyo ngo byabaye nkuko byavuzwe na n'uruhande rw'u Rwanda ngo byabaye mu myuzo ya nyuma. Hanyuma rero bituma habaho ukumvikana guke, ngo hahise hatangazwa cyangwa se hamenyeshwa ko ibyo biganiro bitari buze kubaho. Kinshasa yarakanye ivuga ko ngo itari yabibwiwe mbere, u Rwanda rwo ruratsimba ruvuga ko rwari rwabibwiwe mbere. Angura nk'umuhuza baracecetse baratsimbara kugeza uyu munsi, ntabwo twavuga ngo byagenze bite, ariko namwe mu makuru yamenyekanye kandi yagiye mu bitangazamakuru kandi yavuzwe na bamwe mu bayobozi cyangwa se mu bagenerwa bikorwa cyangwa se muri abafatanya bikorwa bari muri uyu mushinga. None mbere y'amasaha make ya Felix Tshisekedi ukugura kugiye kubaho, yongeye guteguza indi ngingo agaragaza ko atazigera yemeza, kandi imwe mu ngingo zikomeye cyane ziri hejuru y'izindi zose. Ati ibyo ngibyo twebwe mube mubizi, ni nko kuvuga ati mube mubizi twebwe ntago tuzigera tubyemera. By the way, ati ibyo ntago tuzigera tubyemera rwose. Nibyo yavugiye muri Serbia, abantu bose bifata ku munwa
baravuga bati ibintu bigenze gute mw'abantu mwe, ati ibintu uko bihinduye isura cyangwa se byaba bigiye kuba byagana habi. Ku kijyanye rero no kuba mu by'ukuri kugeza uyu munsi hatarabayeho guhura cyangwa se amasezerano yagombaga guhuza Felix Tshisekedi na Paul Kagame Rwanda muri 2024 ataba cyangwa se apfuba, hari zimwe mu mpamvu zatumye, impamvu za diplomasi umutekano zatumye habaho ukutizerana hagati ya Kigali na Kinshasa, byatumye mu by'ukuri bigeza kudahuza. Hari ukutubahiriza amasezerano mu by'ukuri yari yabayeho mbere Rwanda ndetse 2022 ndetse na Nairobi 2022, ako ngo n'abafatanyabikorwa bayo bavugaga ko u Rwanda rudashyira mu bikorwa ibyari byarumvikanwe, cyane cyane gusubiza inyuma bufasha ku mutwe wa 23 kureka kuyifasha ndetse gutera inkunga ingabo cyangwa se inyeshyamba, gusubiza mu by'ukuri imbunda zikomeye mu bubiko bw'ingabo zari zirimo zifashishwa. Hari ikijyanye n'ikizere cyari cyaracitse hagati ya Kigali na Kinshasa no 2023 no 2024 biturutse ku bikorwa byabaga intambara y'ubushyamirane mu mujyi wa Goma, yari isa nkaho mu by'ukuri irimo iragenda ikomerana. Ndakwibutsa ko icyo gihe ntabwo Goma yari yagafashwe, ariko 23 byagaragara ko irimo irategura ibitero bikomeye cyane kuri uyu mujyi. Hari impaka ku buryo bwishyirwa mu bikorwa byari birimo kuba. Ibi byose aho ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ya CRAF nibyo ndetse n'ingabo za Afurika yunze ubumwe zagomba kubyiganira ngaha muri ibi bice. Hari ikijyanye rero n'impinduka muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no kwitegura amatora no 2024. Hari burakari bw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mutwe wa 23 n'u Rwanda. Hari ingaruka zizamuka ry'ububasha bwa 23 ku butaka, kongera gukomera k'uruhare rwa Amerika, ibi nabyo byari bihari. Ibi byose nibyagiye bishyira igitutu rero kuri amasezerano, ariko by'umwihariko ingingo nakubwira ko yatumye ibi bitabaho ni ukutumvikana kwabaye hagati y'ibihugu byombi mu bijyanye n'imyumvikane cyangwa se n'ibiganiro byabaye bwa nyuma byahuje abari bahagarariye izi mpande. Nkeka ko ibi bibazo cyangwa se aya masezerano hafi ku musozo nibwo ubona ko agenda acika intege, atangira n'imbaraga hagati, ukabona ko muvuma zirimo zirakorwa, ariko ku musozo, ku munsi hafi wa nyuma, ukabona ko hajemo ikintu gihindura ibintu bikaba kidobya, ibintu nakwita ko biba kidobya cyangwa se ibintu bihagarara, abantu bose bakifata ku munwa bakibaza ibibaye. Ariko dusaba Imana tuvuga tuti ahangaha nibize kuba ariko bigenda. Bimwe mu bitangazamakuru icyo gihe byanditse rero mu by'ukuri ku bijyanye n'aya makuru, bivuga uko byagiye bigenda mu by'ukuri, ko impamvu zatumye hatabaho uguhura. Tariki 15 z'ukwezi kwa 12 nkuko nabikubwiye umwaka wa 2025, bitangazamakuru byo mu Rwanda yabi byandi hose hirya no hino byagiye byandika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda icyo gihe Olivier Nduhungirehe yemeje ko ibiganiro byagombaga guhuriza i Rwanda Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitari bikibaye, kubera ko ngo icyo gihugu cyanze kugirana ibiganiro n'umutwe wa 23 nkuko nabikubwiye. Ati ni ibiganiro byagombaga kuba ku cyumweru bigaruka ku guhosha umwuka mubi wari uri hagati y'ibihugu byombi, wari waraturutse ku mutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo ibiganiro byagombaga kuba ku itariki 16 ku cyumweru. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ngo ibyo biganiro byasubitswe kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we avuga ko ngo itubahirije ibyo yari imaze iminsi mike yemeye byo kugirana ibiganiro n'umutwe wa 23. Yagize ati nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze ibiganiro 23 binyuranyije n'ibyo bari bemeye hashize iminsi mike. Agaragaza ko ngo ku itariki 30 z'Ugushyingo bivuga ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2024 ngo angora nk'umuhuza muri icyo kibazo yari yamenyesheje impande zombi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kuganira n'uwo mutwe. Ati nibyo twabimenyeshejwe n'umuhuza ku itariki 30 Ugushyingo. Bivuze dukurikije ibyo Olivier Nduhungirehe yabavuga ahangaha, hareshize iminsi igera kuri 15 mu by'ukuri impande zombi zari zakiye iyo document. Yavugaga ko umutwe w'inyeshyamba za 23 nawo washyizwe muri ibi biganiro, ariko nanone ibyo ngibyo nubwo byavuzwe, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabiteye utwatsi, bikaba ari nabyo byatumye ngo ibiganiro byari bitegerejwe kuri uyu wa 15 kuza 24 bisubikwa. Angura umuhuza muri ibyo biganiro yatangaje ko bitakibaye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yamaze kugerayo, ariko kandi nanone guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iyo ngingo yo kuzana umutwe wa 23 itayikozwaga habe na busa.
ibibazo ese cyaba ari cyo mu by'ukuri Kinshasa yongeye guteguza ivuga ati twebwe ikijyanye no kuvanga ingabo, kuko nubwo Felix Tshisekedi yavuze aya magambo asa nk'ahajemije, ntabwo abantu bigeze bamenya cyangwa se ntabwo mu by'ukuri icyo ashaka gusobanura nyirizina cyangwa se kuvuga cyanyacyo ntabwo yigeze agikomozaho. Ibi ni bimwe bavuga ati ni nko gusa nkaho kuvugira mu migani, nicyo kintu yakoze aha ngaha. Ese nanone yabavuga ati iyi ngingo y'umutwe wa 23 ni muyigaruramo mugashaka nanone kubihuza, ati nanone ntabwo tuzabyemera. Nicyo kintu yaba yashatse kuvuga, tubyibazaho nanone rwose, kuko mu by'ukuri kubona igisubizo kuri ibi bintu murabona ko cyangwa se murumva ko birakomeye kandi biragoye. Biraza kugenda gute mw'abantu mwe? Munyarukire muri comment mutubwire nshuti bavandimwe, nabizi ko mukurikirana namwe umunsi ku wundi, muri hano mu karere ko ibintu birimo biragenda, muri hirya no hino ko ibintu birimo biragenda kandi mugenda mukurikirana amakuru. Ese mu by'ukuri ibi ubifite iki gitekerezo? Tubwira ngaho muri comment, hanyuma twikomereze turebe uko ibintu byifashe mw'abantu mwe, kuko ibi ngibi nkeka ko byamaze guhindura isura. Buri muntu wari wese kabisa witegereza arimo arabibona ko harimo akabazo, ariko ntabwo ari ikibazo kinini. Navuga ko ari ikibazo kinini kugeza kuri isaha, ariko gisa nkaho mu by'ukuri nacyo nyine ari ikintu kitoroshye dukurikije uko byagiye bigenda mu myaka yashize. Uyu munsi dukurikije uko byagiye bigenda mu myaka yashize, nkeka ko hari icyo dukwiye kuba twakwitondera, cyangwa se hagomba kubaho kwitonda. Nyuma y'inama ya 7 y'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi n'umuryango umwe bw'ibihugu bya Afurika ikomeje kubera i Rwanda muri Angola ku nsanganyamatsiko igira iti guteza imbere amahoro n'iterambere binyuze mu bihugu byinshi, abahagarariye iyi miryango yombi yemerewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Kinshasa kugira ngo basuzume uko ibintu bimeze. Ni ku murongo w'ibyigwa harimo itangazo rya nyuma ry'inama ndetse no gushimangira ubufatanye hagati y'umuryango umwe bwa Afurika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Iyi nama ikomeje kubera mu bigo by'intumwa z'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi, irimo initabirwa n'abahagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, abahagarariza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ubuturere n'Mpuzamahanga ndetse na Francophonie na Diaspora. Ibi biganiro byaje kugaragara ko ari ngombwa gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama cyane cyane yerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ambasaderi w'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi Nicolas Belanga Martinez. Imyanzuro yemejwe muri inama ihuje n'ububanyi n'amahanga bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bishimiye kandi habaye kwishimira imyanzuro y'inama yibanze cyane ku gushimangira umubano w'ibihugu hagati y'Uburayi ndetse na Afurika, by'umwihariko no gushaka umutekano ukomeje kugenda ubura muri bimwe mu bihugu bya Afurika. Rwanda mu murwa mukuru wa Angola wakiriye abayobozi b'imiryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika Africa United kuva ku itariki 24 kugeza tariki 25 Ugushyingo no 25. Ni mu nama ya 7 y'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Mu minsi 2 abayobozi b'ibi bigo byombi bitabiriye ibiganiro byibanze ku gushimangira ubufatanye mu nzego z'ingenzi, amahoro, umutekano, imiyoborere impande zombi hamwe n'abaturage ndetse ingendo, abimukira n'ibindi. Inama yaje kuba mu gihe yaje kwizihiza imyaka 25 y'ubufatanye bumwe bw'ibihugu by'i Burayi ndetse n'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika, hamwe n'isaha kuri imyaka 50 Angola imaze ibonye ubwigenge ndetse n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika, aho yari yobowe na perezida wa Angola akaba na perezida w'umuryango umwe bwa Afurika kugeza uyu munsi, na wundi ni João Lourenço, na perezida w'inama y'Uburayi Antonio Costa, umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi kandi wari uhagarariwe na perezida wa komisiyo y'Uburayi bamwita Ursula von der Leyen, ndetse n'umuryango umwe bwa Afurika uhagarariwe na Mohamed Ali Yusuf, perezida wa komisiyo y'umuryango umwe bwa Afurika. Nkuko abateguye iyi nama babitangaza ngo iyi nama ya Rwanda iri muri gahunda y'icyemezo 2063 Afurika ishaka intego z'iterambere rirambye zashyizweho n'umuryango w'abibumbye ndetse n'icyerekezo cy'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi mu 2030 hamwe n'abaturage barenga miliyoni 14 muri Afurika ndetse n'Uburayi bifuza gutandukanya ubufatanye bwayo. Iyi nama igamije cyane cyane guteza imbere ubukungu bwa Afurika ndetse no gushimangira umubano, ubucuruzi n'imigenderanire ku migabane igiye itandukanye.
tubutsa ko inama iheruka imwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union ndetse n'ubumwe bw'ibihugu bya Africa Africa United yabaye ku itariki 17 ndetse na 18 Gashyantare 2022. Iyi nama yabereye i Buruseli. Abayobozi bafashe icyerekezo kimwe cy'ubufatanye bushya. Inama y'u Rwanda ije nyuma y'ibyumweru bike nyuma y'inama ya kabiri y'Ibiro Mpuzamahanga rya Gateway ryateguwe ku itariki 9 kugeza tariki 10 Ukwakira 2025. Iyi nayo yongeye kubera i Buruseli. Mw'abantu mwe murumva ko inama zirakomeje rwose, inama zikomeye. Iyi ni imwe mu nama tuvuga ko ari inama z'amateka, zimwe ziba zizandikwa mu bitabo, abazi icyo bita Berlin Conference. Iyi ni imwe mu nama zikomeye cyane zanditse amateka ku isi. Nkeka ko iyi nama nayo urumva nibashize imyaka kabakaba muri ngahe, ni muri 3 gutyo. Iyo nivuga ngo inama yerukaga kuba ku itariki 17 na 18 Gashyantare 2022 yongeye kuba hagati y'amatariki ya 24 na 25 Ugushyingo 2025. Ngira ngo murumva igihe kiba gishize inama ihuza imigabane ibiri, hagati y'inyungu z'imigabane ibiri. Ngira ngo murumva ko ari inama iba yarateguye kandi mu by'ukuri na bimwe mu bifatirwamo imyanzuro biba bigomba kwitonderwa kandi bikanakurikizwa. Icyo kintu ndizera ko mwamaze kucyumva kabisa. Hanyuma rero reka mbabwire yuko kugeza kuri ubu ngora amakuru akomeje kugenda amenyekana. Uwo bita Madame Bintou Keita, uyu nguyu nyuma yo kugaragaza ko arimo asezera ku nshingano ze, yavuze rero mu by'ukuri ku bijyanye n'ibikorwa yagiye akora ndetse inyungu yarahagarariye ndetse n'umusaruro byagiye bitanga. Anavuga kandi ko mu by'ukuri asize umukoro wuko izo nshingano MONUSCO igomba gukomeza kuzikurikiza kandi ikiminjiramo n'agafu kurusha uko yabikoraga mbere. Uyu nguyu yavuze ati rero MONUSCO mu by'ukuri yakoze ibishoboka byose. Ati mu by'ukuri yakoze hafi 100% kugeza uyu munsi. Situation twarimo ntabwo yari yoroshye ndetse no bice twari turimo. Uyu rero ni Madame Bintou Keita rwose mu magambo ye nyuma yuko ari mu minsi y'inshingano ze ya nyuma hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati birumvikana neza ko nshobora kuvuga ko byose byakozwe 100% kubera ko hakiri ibibazo byinshi. Nashobora kuvuga ko byose byakozwe 100% kubera ko hakiri ibibazo byinshi ku baturage kandi bigira ingaruka zikomeye kuri nge. Ibi byavuzwe na Madame Bintou Keita, asa naho agaragaza ko nubwo arimo arekura izi nshingano, nubwo arimo arekura gukorera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abizi yuko hakiri ihurizo, abizi yuko hakiri urugendo rurerure rwo gukomeza gukemuramo ibibazo ndetse nko guteguza. Rero ati abagiye kunsimbura mugerageze nimuzigere mugenda gake, ibibazo biracyari bibazo. Uyu muyobozi wa MONUSCO Bintou Keita yagaragaje ko yishimira uruhare rw'iministeri cyangwa se rw'ikigo yari ayoboye mu gutegura amatora yizewe anyuze mu cyo kandi arangwa n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 2023. Madame Bintou Keita yagaragaje ku rwego rw'ibikorwa bya MONUSCO mu gushyigikira inzira y'amatora rwagenze neza. Avuga ko by'umwihariko gutwara mu by'ukuri toni zirenga 150 z'ibikoresho by'amatora kugira ngo amatora agende neza byakozwe na MONUSCO kandi byakozwe mu mbaraga zose zishoboka. Ashimira rero abagenzi be. Madame Bintou Keita nimwe yari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'Imgeroni muri Kongo. Agiye kuva muri Kongo nyuma y'imyaka 5 yose imbumbe rwose ayoboye kuri izi nshingano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amagambo menshi cyane navuga ko yagiye avuga, ariko nanone si menshi cyane yo kutavugwa, ahubwo ni menshi cyane yo kwitondera no gukurikirana. Ati mu gihe namaze nyobora MONUSCO yarokoye ubuzima bw'abantu 100,000 buri munsi kandi ikomeje kurinda ubuzima bw'abantu 1,000 buri munsi. Aya nayo ni amagambo ya Bintou Keita agaragaza ko MONUSCO yarabereye umuyobozi mu by'ukuri we atayibreminga cyangwa se ntacyo ayishinja, kuko yakoze ibishoboka byose kandi hari bamwe mu baturage basaga 1,000 babayeho kuko MONUSCO yahabaye. Ati rero kandi turacyakomeje kubikora. Ati kandi ntabwo ari bake, ntabwo ari imbarwa, ahubwo ni 1,000. Bityo rero agaragaza ko atigeze ababazwa n'inshingano yari ariyo cyangwa se n'akazi yarimo akora, ahubwo yishimira rwose aka kazi yagiye akora. Mw'abantu mwe ni ku butaka bw'uburasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi twari turimo tugenda tugarukaho, twari turimo tugenda dukomozaho tureba uko ibintu byifashe.
bamwe mu bahanga barimo baravuga bati Bosco Mutaramu cyane ibintu bizahinduye isura, nyamara ni iki gishobora gukurikiraho noneho mu gihe aya masezerano ya Rwanda yaba mu by'ukuri yisobeyemo bikaba no muri Washington? Ni iki gishobora gukurikiraho mu gihe i Washington haba habayeho ukudasinya amasezerano cyangwa se habaye impinduka? Nkeka ko bishobora kuba byagorana, cyangwa se nkeka ko ibintu bishobora kuba bizahindura isura kurusha uko twigeze tubitekereza na mbere hose. Ariko mu gihe nanone byabishinwe, ese bwo bishobora kugenda bite? Bishobora gutanga izihe nyungu kuri iki kibazo tumaze iminsi tuvuga, tumaze iminsi twigaho, tumaze iminsi tubona cyakomeje kugenda kigaragara cyangwa se kigaragazwa hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ikibazo cyatumye ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bavanwa mu byabo, bamwe kuri ngo bakaba batanakibuka mu by'ukuri cyangwa se batanagitekereza ko bishobora kuba byaba mu mateka ko basubira mu bice bagize bavuyemo. Nkeka ko urimo urumva uburemere, ubukana ndetse n'ikigero iki kibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiriho. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye, icyo kintu cyo ugomba kuba wakimenya niba ukurikira kandi ubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Ngira ngo ibyo byo urabizi, ntabwo ari ibintu tuza kuburana hano rwose. Ibyo byo urabizi ko iki ni ikibazo gifite ubukana bukomeye cyane. Hanyuma rero mwese inshuti bavandimwe mwari mudukurikiranye cyangwa se mwari muramukanye natwe muri iki gitondo kuri izi page za Region Info, reka mbabwire nti kuyavuga siko kuyamara, kandi turaza gusura rwose mu masaha imbere ubwo tuza kuba tureba n'ibindi babigezweho. Aho ngiye umva kuri mikoro amazina yanjye yari Bosco Mutaramu cyane. Iyi na Region Info nk'uko ubyumva. Komeza kandi subscribe cyangwa se sabone, share nayo nimuyibagirwe. Ubundi rero ciao ciao, hasta la vista.